Ese waba warigeze urota igiti? Uyu munsi ndashaka kukubwira ubusobanuro 15 bwo kurota igiti. Warose igiti kimeze gute? Wigeze urota igiti kimeze gute? Wigeze se urota wicaye munsi y'igiti? Wigeze urota se ucyurira urimo kukizamuka? Wigeze urota urimo kugitema se? Wigeze ukirota se kirimo imbuto nyinshi? Uyu munsi ndashaka kukubwira ubusobanuro 15 bwo kurota igiti. Ndakwinginze rero gumana nanjye kuva audio itangiye kugeza irangiye. Ndagerageza gukoresha iminota mike kubera ko harimo inzozi zishobora guhindura amateka y'ubuzima bwawe. Hari inzozi zishobora guhindura uko wiyumva. Hari inzozi Imana, hari message ikomeye Imana arimo kuguhereza mu nzozi zawe. Niba warigeze urota igiti, menya ko hari icyo Imana arimo kukubwira muri izo nzozi zawe, kandi hari n'ikimana irimo kugusaba kugira ngo usengere. Niyo mpamvu nge mbora mbibabwira buri munsi, buri muntu wese uri ku isi upfa kuba yararemwe cyangwa se atarabumbwe, akaba ariho afite umwuka w'abazima atari yapfa. Umuntu wese Imana ivugana nawe. Imana twese ivugana natwe, ahubwo ikibazo gihari ni uko abantu benshi tutamenya uburyo ki Imana ivuganamo natwe. Ariko Imana ivugana na buri wese, umuntu wese uriho, abasenga, abadasenga, bakijijwe cyangwa adakijijwe, ariko buri muntu wese Imana ivugana nawe. Imana yavuganye na Farawo, kandi ivugana na Farawo atayizi. Iyo ataza guhamagara Yosefu, iyo batamuzanira Yosefu ngo asobanure inzozi, ibyago byateye muri Egiputa byagombaga kuba, kubera ko ntabwo yagombaga gusobanukirwa ko Imana yamugendereye cyangwa se ko Imana yavuganye nawe. Rero buri muntu wese sobanukirwa ko buri muntu wese uriho Imana ivugana nawe. Ikibazo tujya tugira ni ukutamenya uburyo ki Imana ivuganamo natwe. Ndashaka kuvuga rero ubusobanuro 15 bwo kurota igiti. Nshimira abantu bose bakoze subscribe. Imana ibahe umugisha. Nawe utarabikora ni byiza kubikora kugira ngo ujye ubana natwe mu busobanuro bw'inzozi, cyangwa se ubane natwe mu masengesho tugira hano ya deliverance, ubane natwe no mu bindi bintu bitandukanye byinshi byiza tugira hano kuri urubuga. Kandi ngwisabira iki kintu, niba wakandagiye hano, ni byiza ko ukanda like hejuru kuri ako gakumwe kareba hejuru. Ibi dutera motivation, bitwereka ko wari uhari kandi ko warukunze ibiganiro byacu. Reka tutere ku nzozi za mbere twihuse tudatinze. Wigeze urota igiti giteye neza kandi gitoshye? Ibi bishobora gusobanura wigeze urota igiti giteye neza kandi ukarota igiti gitoshye. Ibi biba bivuze iki rero? Biba bivuze iterambere, imigisha, ndetse bigasobanura n'ubuzima bwiza. Mu gihe cyose urose igiti giteye neza kandi gitoshye, uzamenye yuko biba bivuze iterambere, imigisha, ndetse n'ubuzima bwiza. Nguko bishobora kuba kimwe muri byo. Ushobora gusanga ari iterambere, cyangwa se ugasanga ni umugisha, cyangwa se ugasanga ni ubuzima bwiza. Niba warigeze rero urota, ubusobanuro bwa kabiri, niba warigeze kurota igiti kinini cyane, biba bisobanura ikimenyetso cy'imizi ikomeye. Biba bivuze ikimenyetso cy'imizi ikomeye. Ni ukuvuga ngo biba bivuze yuko kuri wowe hari ikimenyetso cy'imizi ikomeye. Swate ni famiye, cyangwa se inkomoko, cyangwa se inzitizi zikomeye. Kuvuga ngo niba urose igiti kinini cyane, biba bivuze ko ari ikimenyetso cy'imizi ikomeye. Bivuze ko ugiye kuzagira famiye ikomeye, cyangwa se ufite inkomoko yawe uturuka hakomeye, cyangwa se nanone bikaba bishobora gusobanura ko hari imbere yawe hari inzitizi zikomeye zizashinga imizi. Hari ibintu runaka byashinze imizi. Niyo mpamvu tujya tuvuga ngo muze dusenga amasengesho yo gusengera n'inzozi zacu twarose, kubera ko hari ibintu byagiye bishinga imizi mu buzima bwawe, tuba dukwiye kurandura bikavamo cyangwa bigasohokamo mu izina rya Yesu. Hanyuma gature ubusobanuro bwa gatatu. Wigeze se urota igiti cyumye? Niba warigeze kurota igiti cyumye, menya ko bishobora gusobanura kubura imbaraga, cyangwa bikavuga agahinda, cyangwa se bigasobanura iherezo ry'icyiciro runaka. Kuvuga ngo niba urose igiti cyumye, biba bivuze kubura imbaraga,
bivuze ko muri wowe uri mu bihe byo kubura imbaraga, cyangwa se bikavuga ko ufite agahinda gakomeye cyangwa se gakabije, cyangwa se ko hari iherezo ry'icyiciro cyiza wari urimo runaka, hari ikintu runaka, hari iherezo ry'ikintu runaka, kandi rishobora no kuba n'iherezo ryawe. Niyo mpamvu tuba dukwiye gusenga kugira ngo Imana iguhindure igiti gitoshe, we kuba igiti cyumye. Ubusobanuro bwa kane, wigeze kurota se igiti cyacitse cyangwa se cyaguye? Bishobora kuvuga igihombo, impinduka zikomeye, cyangwa se bigasobanura gutakaza inkunga. Biba bivuze igihombo. Niba urose igiti ugatorota igiti cyacitse, niba wacuruzaga, senga rwose kuko igihombo cyaje. Biba bivuze impinduka zikomeye ariko zitari nziza, cyangwa se bikavuga gutakaza amahirwe cyangwa se gutakaza inkunga. Bibutsa ko tugira amasengesho ya deliverance yo kubohoka. Ni amasengesho Imana irimo gukoreramo healing ikomeye, amasengesho Imana irimo kubohoreramo abantu, nta masengesho Imana irimo gukirizamo indwara. Ni amasengesho duterana kuri Zoom. Ushaka kubana natwe rero uratwandikira kuri telefone yacu ya WhatsApp, tuba twayishyizeho haba muri description, haba muri ekara, hanyuma ukatwandikira ukaza ukabana natwe. Ni amasengesho Imana irimo irakoreramo ibintu by'imbaraga ku bw'inyungu zawe. Ubishatse, wumva ubishaka, ufite umwanya, waza tukabana. Hanyuma iyo twandikiye tuguhereza gahunda y'amateraniro yacu n'igihe tuyakorera. Imana iduhana umugisha. Munyemerere mvuge ubusobanuro bwa gatanu. Kurota wicaye munsi y'igiti. Wigeze urota wicaye munsi y'igiti? Ibi bisobanura amahoro, bigasobanura ko hari akaruhuko Imana itanze kuri wowe, cyangwa se bigasobanura ko hari ubufasha bugiye kuza ku buzima bwawe. Reka turebe ubusobanuro bwa gatandatu. Wigeze se urota uzamuka igiti? Ibi biba bivuze ko hari intambwe runaka ugiye gutera iyo kugera ku ntego runaka, cyangwa se bikaba bivuze ko Imana igiye kukuzamura. Niba uri mu kazi, biba bisobanura ko muri ako kazi ugiye kukazamurwamo hari intera y'ubuzima Imana igiye kuguteza. Ubusobanuro bwa karindwi, kurota urimo gutema igiti. Ibi biba bivuze iki? Biba bivuze ko biba bisobanuye ko hari gucika ku mibanire. Gucika ku mibanire ni ukuvuga ngo ubukwe no gusenga cyane, kuko biba bisobanura ko hari ushobora kuba, tuvuge niba ari nk'urugo ukarota urimo gutema igiti, biba bishobora gusobanura ko hashobora kuvuka n'ikibazo cya divorce cyangwa se ikibazo cy'imibanire, ariko ari weho wabigizemo uruhare. Nanone kandi ushobora kurota uri gutema igiti, nanone bikaba bivuze ko ugiye gucika ku bintu by'imigenzo runaka wagiraga cyangwa se wajyagamo, cyangwa se ukarota urimo gutema igiti, bikaba bivuze ko ugiye gucika ku bintu by'amahitamo wagiraga akomeye. Niyo mpamvu mu kurota uri gutema igiti harimo ibyiza ndetse harimo ibibi, ari nayo mpamvu tuba dukwiye gufatanya gusengera inzozi zawe. Reka turebe ubusobanuro bwa munani. Kurota igiti kirimo imbuto nyinshi, biba bivuze imigisha, umusaruro, cyangwa se amahirwe menshi ari imbere yawe, cyangwa se ugiye kubona. Ubusobanuro bwa cyenda, kurota igiti kirimo indabyo. Ibi biba bivuze, bisobanura iki? Biba bisobanura urukundo, ibyishimo, ndetse n'igihe gishya cyiza ugiye kwinjiramo. Ubusobanuro bwa cumi, kurota igiti kiri hagati mu butayu. N'urota igiti ariko ukabona igiti kiri mu butayu, kiri hagati mu butayu, ubwo biba bisobanura yuko ugiye kwinjira mu bihe bikugoye, nanone kandi bizagusaba kwihangana. Kuvuga ngo ni message Imana ibitambukije ko ugiye kwinjira mu bihe bigoye bigusaba kwihangana. Reka turebe ubusobanuro bwa 11. Nurota igiti cyaka umuriro, biba bisobanura intambara, impinduka zikomeye, cyangwa se bikavuga isuku y'ubuzima. Ubusobanuro bwa 12, nurota igiti ukarota igiti kirimo inyoni,
kirimo inyoni, biba bivuze ubutumwa bwiza, amahirwe cyangwa se amahoro. Ikindi cya kabiri biba bivuze ko ari mesaje Imana irimo kuguhereza yuko uri umugisha kuri benshi, cyangwa se uri umugisha ku badafite shinge na rugero. Ubusobanuro bwa 13: nurota igiti ariko ukabona urose igiti kitarimo amababi, biba bisobanura iki? Biba bivuze ko igiti kitarimo amababi, biba bisobanura ko ugiye kwinjira mu gihe cyo gutegereza, cyangwa se ugiye kwinjira mu gihe kigiye kukugora. Ni igihe uba ugiye kwinjiramo cyo gutegereza ndetse no kukugora mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ni ukuvuga ngo bishobora kuba ari nk'ubucuruzi, ariko ukajya ushyiramo bishya. Ni igihe uba ugiye kwinjiramo cyangwa se uba urimo cy'uko hari ibintu byashinze imizi ariko bidafite ishusho. Urugero, ushobora kumara urugo, ushobora gushaka urugo ukarushaka ukarubamo, urwo rugo ukaba urumazemo n'imyaka 15. Umuntu wese wakubonye muri urwo rugo akabona ko nyine wafatishije, akabona ni sawa, mwajya munahura akakubwira ngo nibura nawe wari wubatse dore imyaka 15, ariko mu by'ukuri muri urwo rugo nubwo urubamo ariko nawe urabizi neza ko urubamo kubera abana, ariko ntawe urabizi ko nta shusho urwo rugo rufite, nta mahoro, wenda nta tuze, nyine ni ibintu biba bisa naho byashinze imizi ariko ku rundi ruhande bidafite ishusho. Ubusobanuro bwa 14 kugira ngo twegere ku musozo: nurota igiti kirimo imbuto zirimo kwangirika, biba bisobanura ko ufite amahirwe ariko ntabwo uyitaho. Ikindi cya kabiri, biba bisobanura ko ugiye kwinjira mu gihe cy'igihombo ariko witeye. Ubusobanuro bwa 15: nurota igiti gishya kirimo gukura, biba bivuze iki? Biba bivuze igiti nyine bateye kirimo kirakura, biba bivuze ko hari intangiriro nshya y'iterambere n'icyizere cy'ejo hazaza Imana irimo irakuremera, cyangwa se Imana igiye kukuremera. Imana ibaho umugisha mwe mwese mwari mudukurikiranye. Mbibutsa ko niba hari inzozi warose ukwiye kuzandika muri commentaire, hanyuma tukagufasha gusobanukirwa inzozi zawe. Tukwibutsa ko tugira amateraniro ya deliverance, amateraniro ya healing, amateraniro yo kubohoka, amateraniro yo gukira indwara. Imana irimo irakoreramo ibintu bikomeye, Imana irimo iragaragara nk'Imana muri twe. Imana ibaho umugisha. Ushaka kubana natwe, nimero irahari, uratwandikira, hanyuma tukaguhereza gahunda yacu y'amateraniro. Tubonye Imana ikora, tubona Imana ihagararanye natwe. Utarakora subscribe ayikora. Ikiganiro cyacu gisharinze, Imana yaguha umugisha. Hanyuma rero ndabashimiye mwese mwari mwabanye natwe. Nitwa Pastor Musafiri. Imana ibaho umugisha, ineza Imana ibabeho. Ndabakunda cyane. Shalom. Shalom. Shalom.